Ngarutse rero kuri selection ibereye hano byagenze neza kubera ko n'abakinnyi nabo ubwabo bari babizi ko ari selection yo kureba abantu bagomba kuzitabira guhagararira u Rwanda muri kana zone ya gatatu izigomba kuzaba mu mpera z'uno mwaka. Nukongera umwitozo ababa ari abategura rukare bakayitegura kare kugira umuntu abashe kumenyera ibyerekeranye na pool apana ibyo gora umuntu yitoreza mu kivo cyane. Ijonjora dusigiye gukora cyane twongera imyitozo twakoraga kugira ngo twegere ibihe by'abanyamahanga. Dufite future nziza ko ni benshi bagitabiye bakiri bato, bivuga ko tubaye tubitegura igihe kinini tuzaba dufite team ikomeye cyane iza represent igihugu cyacu.
Yes, metero ijana freestyle. Yeah, metero 50 free. Thank you.
umutoza ijoro rya nyuma rikweretse iki? Murakoze, yenda nakongera nkivuga nitwa Mugabo Jackson nkuko mwe mubivuze, twajyanye ikipe muri Tanzania kandi ndizera ko twari twakwiyeyo n'intsinzi y'imidari 5 muri open water. Selection ngarutse rero kuri selection ibereye hano byagenze neza kubera ko n'abakinnyi nabo ubwabo bari babizi ko ari selection yo kureba abantu bagomba kuzitabira guhagararira u Rwanda muri kana zone ya Gatatu izigomba kuzaba mu mpera z'uno mwaka. Kuri njyewe rwose nabonye byagenze neza, ndetse no kuba turi kwitegura ibihugu bikomeye nka bira twahuriye muri Tanzania, nabonye dushobora kuzagira icyo twakora. Uyu munsi ni jonjora mukoze, umwe mu bakinnyi bakomeye w'ikipe nationale Rwanda adahari, ese bagenze cyangwa barumuna be bahari nka Bebeto ahangaha n'abandi ba Christian ba Eric, hari icyo ubona abanyarwanda bakwizera? Yes, kirahari kubera ko turi no muri Tanzania bagenzi be, kuko nago rero wenyine yarafatikanyije na bagenzi be kandi buri umwe wese yashyizeho imbaraga ze. Nago ku ntsinzi twavanye muri Tanzania yavuye kurerwa gusa, yavuye nyine ku ruhare rwa bose. Ndizera neza yuko icyo gihe twajyanye na Maniragwa Erwa nimba dahari Bebeto akaba hari, tukaba twumva neza yuko ashobora kuzaza n'undi mukinnyi twumva ukomeye, nubwo yenda bitari byakonfirminga neza, ariko mfite icyizere cyuko ahubwo dushobora kuzitwara neza kurenza uko byabereye muri Tanzania. Jackson nk'umutekinisiye gufata abakinnyi 150 kuramo 30 ageze mbakuti cyangwa n'icyo ubona cyagendewe? Yes. Ubundi icya mbere nyamukuru kigenderwaho ni umukinnyi mwiza uri best, umukinnyi uri nyine ufite ushobora kuba yagira ibihe byiza kugira ngo mbese nawe azagira uburyo ki mbese yakwitwara neza muri no kana zone tujye kwakira, kuko ataba yari mwiza nubundi ukamufata atari mwiza, ndabizi neza yuko yazasebye igihugu, niko nabyita mu gihe twaba twitabiriye hariya muri no kana zone. Yego nagore bagira ku rwego rwiza dushaka, bitewe yenda nuko natwe ibyo dukeneye bituzuye neza, kuko ndumva neza yuko ariko tuzakora uko bishoboka kose, bitewe nuko no mu maklebe nyine Federation ya Natation mu Rwanda ifite ukuntu yafasha neza birengeje nka mbere. Dufite icyizere kabisa n'umwete n'umurava uko kabisa tuzatahana intsinzi. Dusoza, nihe ubona u Rwanda rwakwizera umusaruro mu nyungu zitandukanye? Yes. Urumva u Rwanda kenshi twari turi strong kubyerekeranye na open water, kuko ndibuka neza muri Tanzania niho twe twakwiye imidari muri metero 5, ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kuba tuzakira ibirometero 5, ariko cyane cyane nko muri metero 800 mbese guhera mu 5 ugeze kuri za 800, akenshi no dusa nkaho dufite icyizere gikomeye. Nitwa Ishimwe Claudette. Iri rushanwa ryagenze neza cyane birenze uko nabikekaga. Nk'umukinnyi ribasigiye ikiri jonjora? Jonjora ridusigiye gukora cyane, twongera imyitozo twakoraga kugira ngo twegere ibihe by'abanyamahanga. Ushize mwatwaye imidari mu mikino ya open water, kuri no nshuro azibona kuri swimming, nehe uri gushyira imbaraga ko? Aho ndi gushyira imbaraga ni muri sprint, ntabwo ari open water. Niki cyakugoye uyu munsi? Ikintu cyangoye, twageze hano dusa nkaho twaje mu gitondo twananiwe, nibyo byatugoye. Mu minsi isigaye byo gushanga ribe n'iki wasaba Federation mu rwego rwo kurushaho kubakarishya? Cyo nasaba Federation nuko baduha nk'umwiherero tukiga gukorera muri piscine, tukiga gutera prolonge no guhindukira. Amazina yanjye banyita Iradukunda Eric, nkabona turutse mu ntara y'Iburengerazuba. Eric, urumwe bakinnyi bakina ikipe nationale y'umukino wo koga bitabiriye jonjora rya nyuma, rigamije guhita abakinnyi bazahagarira u Rwanda mu mikino y'akarere ka Gatatu. Jonjora nk'umukinnyi umwe mu bakuru u Rwanda rufite, wakiriye gute? Irushanwa ryo naryakiriye neza, ariko n'ubundi ryari rikomeye mukuntu. Gukomera nihe hagukomere n'iki cyagukomereye? Mu byerekeranye n'ibihe, uko naje nzi ko ndi bugabanye, nubwo hamwe na hamwe byabayeho, ariko nyine hari aho bitagiye bigenda neza.
ukurikije uko mwitwaye Dar es Salaam mu mwaka ushize uyu munsi Kigali n'ubundi umwe mu bahabwa amahirwe yo kuzahagarira u Rwanda ni iki ubona musabwa gushyiramo imbaraga? Ni ukongera umwitozo, baba ari abategura rukare bakayitegura kare kugira umuntu abashe kumenyera ibyerekeranye na pool, apana ibyo gora umuntu yitoreza mu kivo cyane. Niki ubona uyu munsi cyakuguye mu ijonjora cyane? Cyangoye ni muri metero 50. Twaguye niki? Kuko naje nzi ko ndi bugabanye ariko uko nabyiteze ni ibice gusa nibyo byavuyeho, ariko amasegonda aracyari yayandi. Umuryango wa natation cyangwa se abakurikiranira hafi imikino yo koga niki babitegaho mwebwe mu ushobora guhagararira u Rwanda mu mikino yo mu kwezi gutaha? Ku byerekeranye n'irushanwa ryo mu kwezi gutaha bazatwitegaho intsinzi ahantu hamwe na hamwe, guhera muri metero 100 kuzamura. Ni ijonjora rigerekeye cyane cyane ku ma club, abakinnyi aho bari babonye yuko bagomba gukomeza guhatana bitoza cyane, nayo ntego ya mbere. Hanyuma indi ntego ni ukumenya abahanga dufite, kuko ntabwo twabamenya ntabwo twababona hatabaye irushanwa. Icyo nicyo cy'ingenzi. Izo ntego uvuze ugarutseho ijonjora hari zimwe muri zo ribasigiye? Bigaragaje ko dufite abana b'abahanga cyane cyane abato bari munsi y'imyaka 17 nibo barimo benshi, ariko dufite n'abandi bakuru bari hejuru y'imyaka 17 nabo twizera cyane ko nabo bazitwara neza. Ariko ikindi tubonye nuko dufite future nziza, kuko ni benshi baryitabiriye bakiri bato, bivuga ko tubaye tubitegura igihe kinini tuzaba dufite team ikomeye cyane iza represent igihugu cyacu. Muri gahunda za leta siporo ni imwe mu bikorwa by'ubukerarugendo nk'uko no muri komite olympique babigize intego. Bisobanuye iki mu Rwanda ko tugiye kwakira irushanwa mpuzamahanga? Bisobanuye yuko n'u Rwanda muri swimming dushoboye, ko dufite abakinnyi, ko turi organize. Ikindi nacyo no kugaragara, kumenya yuko abatarasobanukirwa ko siporo ya swimming ihari baza ari benshi. Ni nk'ubuvugizi, navuga nk'ari nk'ubuvugizi turimo, ni uburyo bw'ubuvugizi, ndetse no kubona abanyamahanga baza bagasanga ko duhari, dushoboye, duhari, dufite n'abakinnyi, nubwo tukiyubaka bitewe n'imbogamizi zitandukanye z'aho twigirira swimming pool yacu public, aho twisanzuyemo, ariko ntabwo byabuza kugaragaza ko bahari, abakinnyi bahari, hari organisation, kandi bizanadufasha no kwitabira mu marushanwa mpuzamahanga. Hari piscine twizeye gukoreramo n'umushoramari w'amahanga, aho barimo barubaka kandi twizeye kuyikoreramo. Niho ntekereza yuko mu mpera z'uku kwezi ariho bazitoreza piscine niboneka, kugira aba maîtrise terrain bazakiniramo. Ikindi navuga nuko muri swimming kugeza ubu, ubundi swimming ifite kategori enye. Hari swimming koga muri swimming pool bisanzwe, hari open water mu kiyaga, hari water polo ni umukinyo wa volley mu mazi akanasynchronize. Kugeza ubu rero mu Rwanda dukora swimming na open water. Amahirwe tugira nuko abana bitoreza muri open water mu kiyaga banashobora hano muri swimming, akaba ari impano baba bafite, tugomba kubafasha kudevelopa cyane. Bitise ko hari n'abandi bakorera muri swimming. Murabyumva ko tuba dukeneye imbaraga nyinshi zitandukanye, ubufasha butandukanye, kugira ngo tubazamure, ari muri open water bitware neza, ari no muri swimming naho tubonemo imbaraga, tubonemo abana b'abahanga. Ariko nk'uko iri rushanwa ryagaragaye, hari abana b'abahanga dufite bafite tara, ubona uburyo yitwayemo mu myaka mike, mu myitozo mike hawe, mu bushobozi buhari, ukavuga ati mu myaka iri imbere bizaba bigeze ku rwego rwiza.